ishimwe. Haleluya. Imana ibahe umugisha abari mu Rwanda bari hanze, ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Nazareti. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndabakunda ndabubaha, imbaraga z'Imana zibabeho. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko wibuke yuko ari kuri Subizwa TV. Bivuze ngo Subizwa TV, iyo ukanzeho urasubizwa, iyo urebyeho urasubizwa, kuko ari ijambo ry'Imana cyangwa ari Imana uvugana nayo mu ijambo cyangwa mu buhanuzi. Tuvuge ngo amen. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma mu Migani ibice 10 umurongo wa 22. Imana ibahe umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, kandi nta mubabaro yongeraho. Tuvuge ngo amen. Umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, kandi nta mubabaro yongeraho. Haleluya. Nubwo uri mu buzima bukomeye, nta mubabaro Imana yongeraho. Nubwo imiryango yakwanze, nta mubabaro yongeraho, kuko Imana itanze umugisha nta mubabaro yongeraho. Ndabizi ufite ubuzima bugoye, ndabizi ufite intambara nyinshi, ariko Imana ivuganye nawe ngo aya masaha depa zala binifo ngo hanuriye muri iri jambo topita fore kide, umugisha Imana igiye kuguha dotayini sansema uyu mwaka wa 2022 muri uko kwezi kwa kabiri, nta mubabaro yongeraho. Bavuga amagambo, bagutega imitego, bakugambanira, bagupinga, bakumenyera, nta mubabaro Imana yongeraho. Bavuga ngo ntuzatera imbere desanse mene fore kide, bavuga ngo uyu nguyu azapfejo, bavuga ngo uyu nguyu turamurebera mu yindika cyangwa turamushyira muri iki cyiciro, nta mubabaro Imana yongeraho. Bavuga ngo yarashatse ntabwo azabyara, nta mubabaro yongeraho. Barekeraho di, nibarekeraho, Imana yaravuze. Topere zarango menimando. Hari abantu bagomba kumwara Imana igakora. Hari abantu Imana igomba kumwaza kugira ngo ibamwaze. Nuko Imana iguhaye akazi babireba, nuko Imana igukuyeho urupfu babireba, nuko Imana ikurindiye abana babireba, nuko Imana igukuyeho akagambane babireba. Zarabini fore kide iri hejuru y'abarozi, iri hejuru y'amagambo, iri hejuru y'ibikugendaho, iri hejuru y'ubwo bukode, iri hejuru y'umugabo wagutaye, iri hejuru y'izo mbaraga. Imana ishimwe cyane. Ubuzima twicayemo ni Imana ibuzi. Umuntu yakudesanse minima, yakugirira impuhwe, ariko Imana yigize impuhwe irakora. Umuntu yakugirira impuhwe ntagire icyo akora, umuntu wamutakira ntagire icyo akora, ariko umugisha Imana itanga nta mubabaro yongeraho. Umugisha wawe urahari papa, umugisha wawe urahari garafe, umugisha wawe urahari wowe sister unkurikiye uri muri Amerika, urankurikiye Kenya, urankurikiye mu Burundi. Umugisha wawe urahari, ntawe uzawicaramo. Imana ishimwe. Twakiye abantu benshi batanga ubuhamya, ariko aya masaha ndaguhanuriye mu izina rya Yesu. Sherebini manda ya bonesase manda. Imana irambwiye ngo mbabwire ngo ni Uwiteka uvuganye namwe ngo adesanse menima arabarengeye. Ikindi Imana irambwiye ngo ni Uwiteka uvuganye namwe ngo akuyeho igisuzuguriro ku buzima bwanyu. Rekita bone sansema, wakoreye perime biranga, urapanga biranga, ariko Imana iguhaye perime mu izina rya Yesu. Jeto pene sansema, imodoka yawe iri mu igaraje, n'ubu byagucanze. Imodoka yawe Imana ikuye muri ya garaje, niko Imana ivuze. Jerebini manda ya bone sansema, ndabona Imana, ndumva Imana, ndumva ubwiza bw'Imana, ndumva ineza y'Imana, ndumva ukuboko kw'Imana. Depo ya someni fo bigiye kwemera mama, bigiye kwemera wa mubyeyi we, aho kwa muganga bigiye kwemera, umugisha wawe ugiye kwemera, aho mu kazi bigiye kwemera, umugisha wawe bigiye kwemera, aho mu rugo wawe bigiye kwemera, umugisha wawe uramanutse. Ayiwe iyo cyamunara Imana irayihagaritse.
ikwishyuriye amadeni, mana we topeni sansema, wabuze urubyaro, mana we ugiye kwiyahura, Imana irabyanze, ikuremeye ubuzima, ikongeye kurama, iguhaye urubyaro, niko Imana ivuze. Umva Imana yambika, umva Imana itanga akazi, umva Imana itanze ubwenge ku bana banyu, niko Uwiteka Imana nyiringabo ari kuvuga. Tureke Imana ikore ku buzima bwanyu. Zarabini mandika bone sansema, urimo urayisaba ibyangombwa Imana biguhaye, urimo urayisaba ubukwe nonaha, iraburemye nonaha 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 nonaha. Ayiwe ugiye kurira iyi ndege, niko Imana ivuze. Hatakota before atabini sasemenema, ufite piriyave, iyo piriyave Imana yicemuye, zakutabini fo, niko Imana ivuganye nawe. Kota bone sasemando, Imana irambye ngo n'Uwiteka uvuganye namwe ngo imiryango yarabanze ariko Imana irabatabaye, abakomeye barabanze ariko Imana irabatabaye, kandi irambwiye ngo yishakiye igitambo ku buzima bwanyu, niko Uwiteka Imana nyiringabo avuze. Mwakira umugisha w'Imana, mwakira imbaraga z'Imana kuri Isubizwa TV. Ugikandaho ugiye kwakira umugisha, ukirebaho ugiye kwakira imbaraga, ukidesansemenema, ukidobini fomana fashijwe, ukidosansemenemando, ukireba kuri Isubizwa TV, ucumvira ijambo, Imana iraguhagurutsa mu izina rya Yesu. Izo mbago zakunaniye, ako kagara ugenderamo, ibyo byose Imana irabikemuye. Urakoze Mana Data, utabaye Abanyarwanda, utabaye ibihugu bitandukanye, abari kwa muganga, abari mu ngo zabo, abari mu kazi, abashomeri, abafite ingendo, ndagushimiye yuko baramburiye amaboko bagatabarwa mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.